twitabira uyu munsi ntabwo bigarukira ku bugororangingo gusa, ni umuco dukwiriye gufata ndetse no gukora ibindi bitwubaka ku bwacu ariko byubaka n'igihugu. Iyo hari bitwubatse biba byubaka n'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni umwe mu bayobozi batajya bahisha urukundo rwinshi bakunda siporo, ndetse iyo yabonye umwanya ajya kuri Emirates Stadium kureba imikino y'ikipe akunda ya Arsenal, ikaba ari ikipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda siporo muri rusange bijyana no kuba yikora ibintu nabyo atajya ahisha. Muri iyi nkuru mutwemerere tugaruka kuri siporo esheshatu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashobora gukora mu gihe afite umwanya, kuva kuri mucaka kugera ku kunyonga igare, ugakomeza kugera kuri za jogging, ugakomeza n'indi mikino nka basket. Iyo iri mu mikino Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya. Urakaza neza, naho ngewe amazina yanjye yitwa Gladiator. Iyi shene yitwa Umunota TV. Tubane mu biganiro bitandukanye, kandi subscribe cyangwa se abone kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Murakaza neza. Siporo dusanga ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde ni siporo ya jogging cyangwa se mucaka muri rurimi rw'ikinyarwanda. Iyi niyo siporo dusanga ku mwanya wa mbere muri siporo umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya. Mucaka cyangwa se jogging mu ndimi z'amahanga niyo siporo ya mbere umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe yaba afite akanya, ndetse uzabibona ko inshuro nyinshi iyo yifatanyije n'abaturarwanda mu gikorwa cya siporo rusange izwi cyane nka Car Free Day. Iyi iri muri siporo umukuru w'igihugu akunze gukora. Bityo mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya, ibijyanye na jogging cyangwa se kugenda n'amaguru bisanzwe, ibi bikaba ari ibintu ashobora kuba yakora. Iyi ikaba ari siporo ya mbere umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba ashaka gukora siporo. Siporo dusanga ku mwanya wa kabiri ni ugukina umukino wa basketball. Umukuru w'igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni umwe mu bayobozi bakunda umukino wa basketball, haba kuwukina, kuwureba ndetse n'ibindi bitandukanye byose bifitanye isano na basket iza ku mwanya wa kabiri muri siporo umukuru w'igihugu ashobora gukora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya. Uyu mukino wa basket umukuru w'igihugu akuze kuwureba mu gihe icyo ari cyo cyose afite umwanya, kuko inshuro nyinshi afata umwanya akajya kwihera ijisho imikino itandukanye ya basketball iba yabereye mu nzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena. Ku mwanya wa kabiri tukaba tuhasanze umukino wa basketball cyangwa se siporo ya basket. Ku mwanya wa kabiri tukaba tuhasanze gukina umukino wa basketball. Iyi ikaba ari siporo ya kabiri umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya. Iyi usibye kuyikora nk'uko twabigarutseho, ikaba ari n'imwe mu mukino umukuru w'igihugu akunze kwihera ijisho. Dukomeje n'uru rutonde, ku mwanya wa gatatu w'imikino itandatu umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya, ku mwanya wa gatatu tuhasanga gukina umupira w'amaguru. Siporo ya gatatu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashobora kuba yakora mu gihe afite akanya ni ugukina umupira w'amaguru, ibizwi cyane nka football mu ndimi z'amahanga. By'umwihariko nanone iyi ikaba ari imwe muri siporo umukuru w'igihugu akunda cyane. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari n'umukunzi ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Hirya y'ibi, umukuru w'igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame iyo yabonye umwanya akaba ashobora guconga ruhago, nk'uko yerekanye ubushobozi bwe bw'indashyikirwa mu guconga ruhago ubwo hafungurwaga ku mugaragaro stade yitiriwe rurangiranwa mu mupira w'amaguru, nta wundi ni Edison do Nascimento Pele. Siporo dusanga ku mwanya wa kane ni siporo yo kunyonga igare. Iyi ikaba ari imwe muri siporo umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya. Iyi siporo iri muri siporo umukuru w'igihugu akunda, ndetse iyo afite umwanya nayo ikaba ari imwe muri siporo ashobora kuba yakora. Urukundo rwo kunyonga igare umukuru w'igihugu ni ibintu atajya ahisha. Ibi by'umwihariko yabyerekaniye mu mwaka wa 2018 ubwo yitabiraga siporo rusange izwi cyane nka Car Free Day. Kuri uwo munsi umukuru w'igihugu yagaragaye anyonga igare arimo akora siporo. Saho wonyine, kuko no mu mwaka wa 2017 abatuye mu karere ka Rubavu ahitwa Bruxelles biboneye umukuru w'igihugu anyonga igare ubwo ari mu biruhuko. Kunyonga igare ikaba ari imwe muri siporo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashobora gukora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya. Dukomeje n'uru rutonde rwa siporo esheshatu umukuru w'igihugu ashobora gukora mu gihe icyo ari cyo cyose yaba afite umwanya, ku mwanya wa gatanu turahasanga siporo
yitwa jet ski cyangwa se gutwara moto zigendera ku mazi. Iyi ni imwe muri siporo abantu benshi batazi ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe yaba afite umwanya cyangwa se muri cya gihe aba ashaka kuba yakora siporo. Gusa nayo ikaba iri imwe muri siporo umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe icyo ari cyose yaba ashaka gukora siporo. Jet ski ni imwe muri siporo umukuru w'igihugu akunda, ndetse urukundo rw'iyi siporo umukuru w'igihugu yarwerekanye mu mwaka wa 2017 mu karere ka Rubavu mu ifatwa ry'amashusho y'ikiganiro The Royal Tour. Kikaba ari ikiganiro gikorwa na Peter Greenberg. Uyu akaba ari umunyamakuru w'igihangange uzwi cyane kubera gukora inkuru zishamikiye ku gucukumbura imibereho y'abantu bakomeye binyuze mu bukerarugendo. Jet ski ikaba iza ku rutonde rwa siporo Perezida Kagame ashobora kuba yakora mu gihe afite umwanya. Dukomeza n'uru rutonde, ku mwanya wa 6 turahasanga siporo ijyanye n'umukino wa tennis cyangwa se gukina umukino wa tennis. Iyi ikaba ari imwe muri siporo umukuru w'igihugu akunda, ndetse byamukundiye abaye afite umwanya ikaba ari imwe muri siporo ashobora kuba yakora. Gukina tennis niyo mukino dusanga ku mwanya wa 6 cyangwa se niyo siporo iri ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde. Uyu ukaba ari mu mikino umukuru w'igihugu akunda, ndetse iyo yabonye akanya inshuro nyinshi akaba akina umukino wa tennis. Mu mwaka wa 2022 ubwo ari mu ruzinduko rw'akazi i Barbados akaba aragaragaye akina umukino wa road tennis. Iyi ikaba ariyo tennis imenyerewe cyane muri iki gihugu cya Barbados. Umukino wa tennis nawo ukabuza ku rutonde rwa siporo 6 umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashobora gukora mu gihe yaba afite akanya. Ngayo nguko ngurwo urutonde rwa siporo 6 ushobora kuba utaruzi ko umukuru w'igihugu yakora mu gihe cyari cyo cyose yaba afite umwanya. Abenshi hari siporo zimwe twagiye tugarukaho mutari muzi ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yakora mu gihe cyari cyo cyose yaba afite umwanya. Gusa ahora duha urugero muri byose, ndetse niyo bigeze kuri siporo buri wese yakwisanga muri siporo iyo ari yo yose muri izi twagarutseho haruguru, yaba gukina umupira w'amaguru, gukina basketball, gukina tennis, kunyonga igare, kugenda n'amaguru, ndetse n'indi mikino igiye itandukanye. Siporo ni ubuzima kandi uwayikoze imugirira umumaro ukomeye cyane. Munyemere nsoreza aha ikiganiro cyo kuri uyu munsi, gusa bashibire kuba mwanisha umwanya wanyu. Amazina yanjye nitwa Gladiator. Tubane hano ku Munota TV. Kanda subscribe cyangwa se abone aho hasi mu ibara ry'umutuku. Ibyo bizagufasha kugira ngo ibiganiro tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere.